Ma Bruce Melody we yibonamo ubuhe bushobozi bwo kuba yakigira kuriya? Sinzi koko niba yifata nk'Imana nyine. Kirisizi impamvu bamukunda aririmba ibintu nyine by'abana. Sujye ubona kirakiza ajya shyira ahantu nyine bese yagiye kujya kuri stage. Yego. Kirakiza bagashushanya ahantu nyine kagitereka ahantu kajya kubona kivumbutse mara akijemo. Kirakiza ubundi iranzu igaragaza mwari yo kwa Satani. Ladies and gentlemen, diaspora ndiroko nk'isanzwe nitwa Snow, ninjye uri izina ryahamye. Iyi ni Snow TV. Hano dufite umutumirwa twakiriye kuri Snow TV. Ndakeka ari bwo bwa mbere ahageze, araza kubibwira hanyuma atubwire n'icyo yadupfunyikiye hano kuri Snow TV. Nibutsa abantu ko ukunze ibyo dukora hano kuri Snow TV uhita ukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu ku kandi. Yango bimeze bite se? Ni fresh cyane. Ibintu no mutekano. Ibintu no umutekano. Okay, uratangira wibwira abantu bakurikiye Snow TV. Ku bantu banze nyine bazi nka DJ Ish Maker muri hano mugira mu centre. Abantu benshi baranze cyane. Ubusanzwe uri no mu DJ? Ndi no mu DJ. Ntabyo nge narinzi. Kubera iki utabimenya se? Kubera iki utabimenya? Ko nyine ndabimenye. Kubera ko ntari mbizi ariko ubu ndabimenye none cyane. Aha. DJ Ish. None se umuziki urawuvanga fresh? Umuziki no kuvanga no kubahindurira cyane. Urabizi neza? Cyadanje. Kweki. Mu birori buhabaye. Mu birori mabaye no gucurangira abantu mu birori. Haba mu bukwe, BD, blood shower ndetse no mu bindi bintu biba bikeneye sound hose dushyikayo. Nibutsa abantu bakurikire Snow TV rero ukeneye DJ mu bukwe bwawe cyangwa se mu bindi birori reba DJ Ish Maker. Twandikiye muri comment tuguhuze nawe. So rero ikintu tugiye kuganiraho rero sinzi ubutumwa ufitiye abanyarwanda. Rero ubutumwa ufitiye abanyarwanda nibwo nshaka ko tuganiraho cyane bwo wazaniye abakunzi ba Snow TV. Ubutumwa mfitiye abanyarwanda rero ngira ngo nawe sinzi nyine niba kira kintu warakibonye kirandirimba ya Bruce Melody. Narasesenguye cyane nyine ndareba ndavuga ati se hari akarimba aherutse gusohora kariya nyine yavuga ngo nakimana kavuga ati nzaguha umugisha nguhe n'imibereho. Ariko nanjye nkuko nagendaga nsesengura nkavuga ati se yarari kubwira umuntu kazamuhereza umugisha cyangwa ni Imana niyo yari iri kwivugira. Ese bikancanga irandirimbo urayizi se? Ariko nk'aba DJ indirimbo zo ntago mwaborana nazo no kuzisengura kuko mwirirwana nazo umunsi cyane birani ibintu byanjye rwose. None se wowe wumvisha ari iki yavugaga? Ngira ngo abayishyize imbere cyane kumva ari kwivugisha ngo niba uzatanga umugisha ni Imana se buriya. Ikibazo rero kiranga hari igihe umuntu yamamara nyuma yo kwamamara hanyuma ubwamamare bukamusumba. Bwamara kumusumba agahita aremera kurenza ibisigaye ku isi, akumva se nyine ko yaba Imana nyine ku buryo. Icyo kintu turaza kukigarukaho. Ndaza kukubaza nimba uzi ikintu bita The Artist, igitabo bita The Artist of Illuminate. Nicyo kibamo abasitari bameze kuri yibundi. Mbese igiye muri Illuminati uba wumva nawe wabaye Imana. The Artist of Illuminate.
Okay. turaza kugenda tuganira ubwo ngubwo nyine nuko nguko twinjiye mu bahanzi nk'uko mubyumva abahanzi tugiye kugarukaho ubwo dutangiranye na Bruce Melody na The Ben na Meddy ni nabo ngabo igitangaza igitangaza. okay ubwo rero nyine amaje kwiyumva nk'igitangaza none se ibintu aba ari kuvuga n'ahantu aba ari kwiyicaza we n'Imana ninde ukwiye kuhicara undi umuntu ukwiye kwicara hari ahantu ni Imana. hanyuma Bruce Melody we yibonamo ubuhe bushobozi bwo kuba yakigira kuriya sinzi koko niba yifata nk'Imana nyine se tubizi niba yakwifata nk'Imana niba iriya ndirimbo koko yararirimbye ari ukuvuga ko yakaba yifata nk'Imana cyangwa ari nk'umuntu yarari no kuyitura situbizi ariko twejo nagiye kumva aravuze ati iriya ndirimbo ngo yaririmbye ngo ni iy'Imana. Ese natwe byaraducanze ukuntu kandi yishyira mu byicaro by'Imana ubwe avuga ati ngo nzaguha umugisha nguhe n'imibereho nzakwereka ko ngukunda nk'uko nawe wanyeretse. abantu bumva ko iyo ndirimbo ari iy'Imana mutwandikire muri comment ngende ndumva atari iy'Imana ahubwo ndumva indirimbo ari ya Bruce Melody ndumva ari ivuga Bruce Melody n'ibigwi bye yiyumvamo nuko yiyumva nk'igitangaza ako ngewe mbona Bruce Melody anishyira hejuru urabona Bruce Melody ari umuhanzi urenze oya ahubwo umuntu ubasha kwiyoroshya akicisha bugufi ni The Ben. The Ben nawe ujye ubibona The Ben aho The Ben nyine mu muziki mbona ari n'umwana kuri Bruce Melody kare wapi ibyo bintu rwose ni wabifata ukabishishoza imbuga zabo zirabihamya ariko oya ese kuba wagira abafana umuntu yaragutanze mu muziki icyo nicyo bita gukora rero gukora cyane ariga no kumuhaga cyane bura nuko ujye mbona hari ukuntu umuntu asohora indirimbo nese kugira ngo ubyemere wumvishe niba ari umuhanzi w'icyamamare koko banamwemera mu Rwanda wumvishe yego wenda twakagiye tureba mu subscribe nyine agiye afite subscribe yagize zose tukavuga ati wenda ahanga ni hamukomera ariko se niba afite subscribe nyinshi nuza The Ben cya Bruce Melody ukajya kumva mu Rwanda baravuze ati dushaka abantu bazaserukira igihugu bakaba batoranyije nuza The Ben na Meddy akaba aribo bazagira ejo ndari igitaramo kigiye kubera hanze n'intara muri Amerika wasanga cyaranabaye abagiye kura mu Rwanda barebye Meddy na The Ben avuga ati aba nibo bazasohokera igihugu bagiye kugiserukira nukuvuga ngo uriya rero ngo yarenze abo ngabo ngakorana n'abantu bakomeye bazi ibintu uya ntago ari ukubarenga ngo ba Coach Gayeri ese nyine yageze ku rwego rwo kuba umu businessman ikintu twese twatekereje nyine nk'abafana be cyangwa nyine mbese nk'abantu baba bamukurikira isaha n'isaha bavuze ati se niba mubwira ati va ijye kudutaramira muri Amerika agashyika akaririmba ati akinyuma irandirimbira ko yarakunzwe ifite hiti ngejo nuza nzakorya akinyuma akimbere umuterekanye na Legend Senderi buriya ninde wakoma hiti Senderi ko yaguye yewewe uzi ibintu yakoreye i Musanze muri MTN Watch Festival yakomye byata ahubwo soko yabicaje kuri bench arakantu nanjye John nabonye bamwita hit make ubundi ko numva agiye kuntwara izina agiye kuri gutwara cyangwa warari mushishuye reka jewe kuva ari we na umukuru ni kuva 2019 nitwaga Ishmaker ubwo nyine hit maker hit maker ana we umva bikomeje kugorana so rero hano mu Rwanda pe harimo abahanzi kandi banakoze twubaha gusa nyine mbamuna kwisizi bano bose abari hejuru arega impamvu Kirisizi bamukunda Kirisizi impamvu bamukunda aririmba ibintu nyine by'abana hari mu bana no mu bantu bakuru hose ajyayo we yabakiri mu gukora iby'abana cyane inana ese waje tugakina iby'abana ahora muri adolescence none yavuye mu nana ahita yikubita muri Edeni twakunda abana bo bakagutuntu bakajya kubyina ngo muri Edeni use gute wakwangira ndirimbo za Edeni abana bibonamo n'abantu bakuru cyane uwo ari we wese yibonamo
akara karimbo karankomye hari umuntu ubuye mukina iby'abana se cy'abana se gwa udakina iby'abana nimba ukina n'uwo muntu iby'abana koko bikurimo uvuga izina rye cyamamare sinavuga izina rye pe si n'umwe si na babiri si na batatu ariko umva nkubwire ukina na benshi umva nkubwire urumva imitima uzayibabaza ari myinshi umva nkubwire ubundi nutangira kuba icyamamare wumvishe ukabona ko wabaye icyamamare ukabona nta mukobwa uri kukuvugisha ukabona nta n'umuntu uza mbese nta nshuti ufite z'abakobwa nyinshi cyane jya wumva yuko utaramamara ubundi hiti na bwombo biragendana hiti na bwombo biragendana bwombo bwombo si ubwo wari ukuvuga iki ntabwo bizi byayindi turabikorana se njye nawe ntabwo rero tubikorana za bwombo nawe urazizi badukurikiye muri komenti baraza kubigusobanurira abantu ubwo bazi nyine bwombo batwandikira njye nari nzi ko ari hagati bahekenya kariya ka bwombo nyine ubwo rero nta bwombo nyine ufite hiti jya umenya yuko utarayifatisha ariko ngo bigendana n'inzoga oya ngo nayo zose ziba ziri hafi urangiye nditonda sinjya mu bintu by'inzoga mwarubyiruko mwe mwirinde ntimukanywe itabi inzoga nujya ukenera kumva ko ushaka kunywa inzoga jya uzirinda niba unafashe jya ufata dukeya tukuringanije utangiye gusindamo gake witahire inzoga ntabwo ari nziza twikomereze none tugiye kujya ku gitabo bita The Art of Eliminate Artist of Eliminate kuvuga ngo iki gitabo rero tugisangamo abahanzi ariko nta muhanzi uciritse tujye dusangamo hano muri Afurika rero tugiye kugaruka sinzi umuhanzi bita Ruga uramuzi Ruga ndamuzi w'umunyanigeriya uramukurikirana ndamukurikirana cyane ndanamukunda n'icyo uzi kuri Ruga se nanjye numva babivuga gutyo bavuga ati ngaba muri Eliminati ako simbihamya neza ntabwo bihamya neza hanyuma Rema umuhanzi bita Rema we biranigaragaza irigaragaza rwose ibiki byigaragaza Rema Eliminati rwose niye kuko ibyo ubona yari kuri stage turatuna bayikoresha nuko wenda nanuza naka video ke mfite ku bantu badukurikiye nunakabona uzanaga postinga kabereka mu kiganiro barakabona sujye ubona kizajya shyira ahantu nyine bese yagiye kujya kuri stage kirakizu bagashushanya ahantu nyine kagitereka ahantu kajya kubona kivumbutse akijemo kirakizu ubundi iranzu igaragaza mwari yo kwa Satani kuko nawe iyo uyirebye ubona nyine isa nabi cyane ukabona iteye n'ubwo ngo niki kirabira bintu ariko ngo ni nabyo bituma mumukunda cyane reka ntabwo ari byo mukunda ijwi rye bumvisha ukuntu aririmba akadukurura umenya ko ari imbaraga za Satani ziba ziri kubakurura ziriya nizo ziba zidukurura ko numva bikaze noneho mu gitabo bita nari ndi kubabwira bita Artist of Eliminate kino gitabo nasanze Rema ari mu bahanzi bisi bari mw'iki gitabo kandi kivuga ku bahanzi ubwamamare bwabo ku isi ndetse n'aho imbaraga zikomoka njye nagize niwe wa mbere se ngita amahirwe ko nasomye igitabo kirimo abakozi ba shitanira niwe wa mbere niwe wa mbere wabonyemo ubundi namubonyemo nese Bruce Melody wamubonyemo ariko harimo abahanzi benshi bo mu Rwanda bo muri Amerika harimo n'abanyarwanda nasanze muri iki gitabo tambwira ngo Bruce Melody nawe wamusanzemo harimo umuhanzi wakoranye indirimbo na Diamond hari indirimbo nanjye nyibukije nabishishoza nkavuga ati se buriya saba muri Eliminati uri ukaka karimbo ka kera icyo gihe kigasohora nifite nk'imyaka 9 niba atari 10 ubwo ni za 2012 oya muri 2017 gutyo niba atari na 6 nifite imyaka 10 niba atari 8 karimbo kavuga ati ngo yako yawe ayi mama we ibi ni ibiki ko mbona bikaze ngewe ndumiwe iyo ndirimbo ni ya Bruce Melody yitwa Ndumiwe
ariko iyo ndebye ahandi yari umujangweri ku buryo na Meddy atari no kumuha korabo akibivuga kahita basohora umuntu ntabwo mututsi yari inyeshyamba cyane rwose mu gipangu kwa Bruce Melody nako kwanuza kwa The Ben cyangwa kwa Meddy bari kwita basohora vuba vuba kuko bita nk'imbwa y'umusega ku buryo nazamu waho batari gukoma ngo urupango ngo bamukingurire Bruce Melody bamukingura aje gusaba korabo kwanuza kwa Meddy cyangwa kwa The Ben ntabwo bari kuyimuha ariko bameze ate shawo muri iyi minsi yanabiryaho cyane harahana atakomanga se ngo bakingura wabonye imodoka asigaye afite ari muhanzi wa mbere afite imodoka ihetse afite imodoka y'igisimba nubwo Rock ajya avuga ngo afite imodoka nziza oya Rock ni bya bindi byo kwikina muri filime nyine kwikina agasakuza cyane ruri abasakuza oya utavuga arasakuza abafana bakadukura oya batonoma nka yanuza wa uriya mu kanya bagukubita amanuza amabuye muri komete nka yambwa y'umusega no karabaye ya yindi ushyika ku rupangu iriho igatozo bigasakuza ikikarakaza ku buryo asakuza nka Feyi muri filime noneho wafata ibuye shana umenya aho irenganye ihita yiruka ibyo impamvu tuvuze Rockimani so uvuga ngo turagusebeje nawe aba yikina arabizi nawe urabizi uba wikina Bruce Melody akurusha imodoka nziza ntaho bahuriye kareka ibyo ni urucabana n'abantu badukurikiye babimenye ko ibyo ari urucabana rwose akurusha imodoka nziza cyane dukomeze kuri Rema rero afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko nkimara kumusanga muri icyo gitabo cy'abahanzi b'abastari baba muri Eliminate nagize amatsiko ntabwo ubundi namukurikiraga nagize amatsiko yo kujya kureba indirimbo ze nasanze zirimo ibintu bishushanya shitani cyane nta ndirimbo n'imwe nasanze adafitemo ibyo bintu pe haba harimo utuntu tw'uturogo twa Satani amashusho adasanzwe twa Satani ukabona umukobwa ari kuza nk'ikidayimoni njyewe buriya nikunda indirimbo ze za audio ntabwo nkunda kureba amavideo kuko urabona nyine ndi nk'umu DJ iyo yasohotse gutya mba narakoze subscribe nyine ku bahanzi aba bakizamuka n'abatakizamuka mani mujye mu bishuti umuntu wese mubonye uri kuzamuka mu subscribe gufashanya ni byiza kwimana subscribe n'undi kuyitanga ni ibintu si mega so kuvuga ati niba utanze subscribe mega ziri buhite zirukanka zigende nibonye ukuntu watanga subscribe ujye uyitanga gufasha abantu bazamuke nta kibazo gufashanya ni byiza kuko nanjye ahantu ngeze baramfashije no kuvuga ngo ni mu rugo bamfashije narizamuye nasabye ubufasha mu rugo barabunyima ndizamura kika hejuru ku buryo ngwaho ncitse nyine nanjye mbonye umuntu uri gufonda asa nkaho azamuka nyine mbona afite kariyeri yo kuba yazamuka mfite ubwo bufasha namufasha aho ibyo bindi byanuza byarema ibintu biba bigoye cyane none se ubu ngubu ubaye ufite nk'Imana Rema akaguha amahirwe yo kukuzamura reka wapi ntabwo wabyemera yayagumana njyewe bura kandi waba ugize amahirwe yo kumenywa n'isi none reba nuza ejo bundi Bruce Melody niwe abongeye komete yari ari gutera asakuza cyane avuga ati ngo nazamuye ngo